Mu myaka ya 2023 ndetse na 2022 ndetse na 2024 umuziki nyarwanda wateye imbere cyane ku rwego ruri hejuru, bityo abahanzi bawukoraga babona amafaranga menshi kugeza na n'ubu 2025 baracyari gukora cyane ndetse haracyari abahanzi bari imbere. Mu bahanzi bakiri imbere harimo nka Bruce Melody, Chris Easy ndetse n'abandi bagiye batandukanye bamaze igihe kitari gitoya mu muziki. Na niyo mpamvu rero nakuzaniye abagabo uko ari babiri ndetse ni Bruce Melody na Chris Easy. Twakwibaza ngo hagati y'abo bagabo ninde wa mbere, ninde ufite umutungo mwinshi yaba akesha kuba akora umuziki. Muri aba bose rero ngiye kuba nakubwira ukuntu binjiza ndetse n'isoko y'amafaranga yabo, ndetse nkubwire ngo bafite umutungo ungana ute. Niyo mpamvu mba nabyutse kare nkareba ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nkabaza abantu bagiye batandukanye, ngasura ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo nkugezeho ibyiza nk'ibi ngibi. Nawe rero ikintu ngusaba ni kimwe, nuko wakorera subscribe ukamakinga sure niba wakoze ku nzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye ujye urahita ubibona. Nk'ibisanzwe rero ngiye nitwa The Brown, iyi ni The Brown Entertainment, kugira ngo umenye byinshi kandi wige byinshi. Tugiye rero ku mitungo y'aba bagabo, tugiye guca impaka mu mwaka wa 2022 2023 hazamutse ibihuha byinshi ndetse bimwe ibinyamakuru byandika ibisa nkaho ari ukuri, bivuga ko uyu mugabo bita Chris Easy mu mwaka wa 2025 azaba arusha umutungo uyu bita Bruce Melody. Ayo niyo masiko rero njye kuba namara abantu nkababwira ngo ese ku mwaka bavugaga ko uyu nguyu Chris Easy azaba arusha Bruce Melody, ese uwo mwaka warageze birakunda cyangwa ntago byakunze? Ese Chris Easy buno niwe wa mbere ufite amafaranga mu bahanzi bose bo mu Rwanda cyangwa se ni Bruce Melody? Amatsiko nashire rero kuri ubu ngubu umuhanzi ufite amafaranga menshi cyangwa se ufite imitungo myinshi niwe ngiye kuba nakubwira hagati ya Bruce Melody ndetse n'uwo bita Chris Easy. Duhereye ku buryo binjiza rero n'amasezerano y'akazi, uwitwa Bruce Melody biragaragara ko arusha Chris Easy amasezerano y'akazi y'ubucuruzi. Ni ukuvuga ko bagiye basinya kontara zigiye zitandukanye, gusa uwasinye kontara nyinshi ni Bruce Melody, dore ko afitanye amasezerano menshi na Primus. Murabizi neza ko imuha amafaranga atari makeya mu masezerano bafitanye. Yasinyanye amasezerano arenga miliyoni 100 z'amanyarwanda na Primus. Urumva ko ni amafaranga menshi bamuha buri mwaka, miliyoni 100 ni amafaranga akorera aturutse muri Primus. Nanone kandi asinyana amasezerano na MTN, yamamaje ibikorwa byabo bikomeye. MTN ni ukuvuga ko ifitanye amasezerano na Bruce Melody muri uyu mwaka wa 2025. Nanone kandi Bruce Melody yasinyanye amasezerano na BK Arena na Inganji Brand ye bwite. Ni ukuvuga ko uyu nguyu Bruce Melody afite amasezerano menshi amwemerera kuba yakwinjiza amafaranga menshi. Rero Chris Easy nawe afite akazi n'ubwamamare, ariko nta masezerano manini azwiho nk'aya Bruce Melody. Ibi ngibi birakwereka yuko Bruce Melody ari we muntu mu Rwanda wa mbere uri kwinjiza amafaranga menshi cyane aturutse mu masezerano, ndetse hari byinshi birakwereka yuko Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere kuri ubu ngubu ukiri ku mwanya wa mbere uri kwinjiza amafaranga menshi biturutse mu masezerano, ndetse n'abamukurikira ku mbuga ze zigiye zitandukanye nka TikTok ndetse na Instagram, YouTube n'izindi acururizaho umuziki we. Mu bijyanye rero n'imitungo n'ibigaragara, ubu ngubu Bruce Melody afite imodoka zihenze, inzu nziza ndetse n'ibikoresho
by'ubuzima buhenze, afite brand ye bwite Inganji, ibyo byose bikakwereka yuko afite amafaranga menshi, naho Chris Easy nta mitungo myinshi azwiho afite mu ruhame, nubwo ashobora kugira make ariko si urwego rwa Bruce Melody. Bruce Melody turabizi neza ko afite imodoka zihenze, yagiye agaragara mu modoka zihenze. Ikindi kintu, Bruce Melody afite televiziyo imwinjiriza, ni ukuvuga ko Bruce Melody arenze cyane. Ubunararibonye n'imyaka amaze mu miziki, Bruce Melody amaze hejuru y'imyaka 10 mu muziki. Chris Easy amaze igihe gitoya cyane, yamenyekanye cyane kuva 2020. Ibi bivuze ko rero Bruce Melody yamaze gukora umuziki, afite izina rihamye, bityo bikamwinjiriza amafaranga menshi kurusha Chris Easy. Nicyo rero, nibyo ngibyo naje kuba nagutahurira hano ngaha. Ikindi nakubwira ni uko Bruce Melody yinjiza amadolari 200,000 arenga ku mbuga ze zigiye zitandukanye, naho Chris Easy yinjiza amadolari 100,000 ku mbuga ze zigiye zitandukanye. Ayo yose ni abarirwa mu madolari y'Amerika. Mwakoze kubana naje, abantu bakunda aba bagabo uko ari babiri bashigikiye umuziki nyarwanda, bakora subscribe bagatanga comment. Ese urabona iki cyegeranyo giciye mu muco cyangwa se ntabwo giciye mu muco? Nibyo tuba tubasaba kugira ngo mutangeho ibitekerezo. Njye nitwa The Brown.